umuyobozi wa banki ya Kigali Dr Karusisi Diane avuga ko uburyo bw'ikoranabuhanga buzwi nka Alipay babwitezeho umusaruro. Uburyo umuntu ufite account muri beka ureza amafaranga ako kanya system ziravugana mu buryo bw'ikoranabuhanga account y'umuntu wo mu Bushinwa bakahita babona amafaranga hano muri beka amafaranga akaba debited. Iyo service ni nziza izatuma abantu bohereza amafaranga ku buryo bwihuse kandi ku mafaranga make ugereranyije n'uburyo bwari busanzweho. Azajya yishyura amadolari 25 gusa. Ubundi iyo umuntu yohereza amafaranga mu Bushinwa amafaranga yishyura arenga wenda amadolari 100. Ubundi murabona ko ikiguzi cyagabanutse cyane ku buryo twizera ko tuzagira abakiriya benshi. Umuyobozi ushinzwe ubukungu n'ubucuruzi muri ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda Hudson yasobanuye impamvu y'ubu bufatanye. Whether Rwanda is the first country or not, just to launch the partnership. U Rwanda ni igihugu cya mbere gitangirijwemo ubu bufatanye. Nababwira ko Alibaba yahisemo gukorana n'u Rwanda kubera ari igihugu gifite isuku, igihugu cy'imiyoborere myiza kandi gifite icyerekezo. Ibintu dusanga ari ingirakamaro. Ni igihugu kinahanga udushya. I think being ambitious is very important. The people are thinking about innovation. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB Crea Kamanzi yavuze ko iyi gahunda ya Alipay izabafasha no korohereza ba mukerarugendo. Ngubu kawa ya Gorilla Coffee ndetse n'urusenda bicuzwa mu Bushinwa kurushaho kuko twashyizeho iyi program ya EWTP. Ariko nabwo ari gucuruza gusa hanze, hari n'amahugurwa abanyarwanda bagere kuri 150 bamaze kugira amahugurwa mu buryo bwo gucuruza binyuze muri ikoranabuhanga e-commerce. Ariko hari n'ibyinshi cyane, hari ubukerarugendo, haje abashinwa bagera kuri 2000 kugira ngo barebe ibyiza by'u Rwanda binyuze kuri iyo program ya EWTP nanone. So bigenda biyongera, niyo mpamvu umunsi nka RDB twishimiye cyane ko Alipay hagati ya Alibaba ndetse na Beka hari indi produit bashizeho y'ubucuruzi, aho umushinwa hano ashobora kuza amafaranga mu buryo bwihuse ako kanya akabona amafaranga mu Bushinwa ndetse kandi bikanahendutse. Umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa ushingiye ku guteza imbere abaturage mu ngeri zitandukanye zirimo ishoramari, ibikorwa remezo, ubuvuzi, uburezi, ubuhinzi n'ibindi. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.